ngufasha guhinga umushike utamfasha ntabwo urya wo mu kibaya hara hepfo ako ntabwo wumva ntabwo uri kumva ibintu ndi kukubwira wambabura ukareka gukomeza kunyaragura mu mara umuntu aba yifite ibintu mu mutwe we birimo biramuzungurukamo nawe ukazana ubwo butesa aho ngaho bishobora kuba byabayeho ariko nta kibazo aragira arataha ubu wowe uri kumva nta kibazo ufite kuba mu matari yataha ntabwo cyabura ese Jasmine bite ko mbamba nta kintu ushaka kuvuga urajya mu mvuga iki se mwana wa mama bano sakanyabuneza usigaye ufite nsigaye mbona ntazi ubuze iki none se buriya rata nta kintu wambwira nsigaye mbona ukuntu nyine hano hari ibyishimo byarasesekaye none ibintu byarahindutse ibyishimo se bimeze gute ntabwo ujya ubibona ko byahindutse kuri wowe birihebye ibyo tubivemo ahubwo nyibwirira wabwiye meze bite nyine byafande kumva mbona ukuntu wigira gutyo se ubwo nta kintu uzi cyagiye umbwira nubwo ndi mutoya ko bitavuze ko nta kintu namenya sinzi muto cyane byo kutareba kure ngo pepe genda umva ibyo uri kuvuga ari mu gicuku aha bafande we abamenye ahubwo se kamubaze n'abantu afande mba mbona nyine ukuntu se ko mbona nta kintu ushaka kuvuga vuga iki se ko njyewe ibintu uri kuvuga nari kubyumva gusa ntabwo uri kubyumva habe na gake ko njyewe ndi kumva ibintu uri kuvuga ni mu gicuku pe maze ntabwo iyo wigize sereye cyane ubwo se ubwo ntabwo ubizi nibiki se nyine ngaho mba mbwira sibyo mbwira rwose muteze amatwi nyine umva nyine aho sitori gatoya nyine z'ukuntu ibintu bisigaye bimeze sitori se imeze nyine kuri afande ariko se ntabwo bawumva ibintu mubwira fande ntabwo reka mubwire sibyo reba nyine afande sibyo utuntu twa dosiye ese handitse kwirakaza ubwo ni ukugira ngo tutamenya humura turabizi nyine nabwo tuzabimenya ngewe n'ukuri ndumva uri kundagira ibintu uri kuvuga kuragira suri ubwo niwemera urarisha ako tubyihorere umva nyine ikintu nakubwira njye mbaye ni umva nyine ikintu nakubwira urumva ko nsigaye mbona afande ibintu bya dosiye nyine ukuntu urumva nsigaye yarabishyize bagwana sibyo dosiye nyine yabyaye iyindi dosiye se ntabwo uri kubyumva bimeze bite ubundi yajyaga aza ahangaha aje nyine nubwo nyine nabaga mpari ariko ntabyumvaga akakubwira ati nyine bigeza iby'umugabo ariko asigaye azaha numva nyine ntabwo ari byo ari kuvuga ahubwo nyine akakwibwirwa utuntu nsigaye mbona iyo ari hano useka ubundi kubera icyo asigaye ahora aha raporo bayikora buri munsi ahubwo mbwira ambwira wenda wasanga nanjye mbwira iki se njyewe wabona porofise mani kandi ntabwo yuko muba mwigize intuzi ubwo se ntabwo buriya ntabwo wasanga nyayo nka mushuti we bakorana nyine ukuntu nyamara urakasa mutwe njye ndabona ugiye gusara si umureba njye ndi kukubaza nyine mbwira sibyo ubuse ntabwo uri kubyumva reba numva iki se njyewe ibintu uri kumbwira ndi kumva uri kwibaraguza reba nyine nta n'ikintu kimwe na kimwe uri kumva ahubwo uri kwirengagiza nirengagiza iki se mwana wa mama nagurisha iki kubizi ntacyumva barimo barakomanga genda nyine urebe umuntu uri gukomanga njye ako ubitekerezeho genda wamureze we to agenda kuko ugomba nkubwira utandeba urabona se ndi ingoma ukubita ubundi bugamije iki urabona ndi ingoma uri gukubita uzi ko usigaye ndeba nk'ikimbwi hasi mumfasha Jeanette reka nkubwire madamu reka nkubwire ngewe akantu nkubwire wihanangirize mfasha Jeanette yihanagure buretse gatoya buretse gatoya ariko
ko jyewe mba mfite imvamutima z'ibitekerezo byubaka urugo nk'uru nguru niyubakiye nkaba ndeba udashaka kunyumva. wagira ngo numve iki? Suzi wa mukobwa wacu Valentina, ndamuzi. uramuzi wa wundi ukurikira ipfura uri ko mwibuka? ese nabayoberwa narababyaye? vuga se, vuga ibyo uvuga. navuze ngo rivuga idahiye. ntabyo uri kunuka izuba riva ngo ningavuga idahiye. nyine avuga twumve ibyo uvuga, ntago ndamenya ari ibiki. tisha bugufi twumvikana. uriya mukobwa jewe tikibona bya bintu ibiki? bya bintu wambwiye uko mureba ukamuyungurura. baramutse afande. umeze ute umukobwa? Meze neza. Amakuru y'iminsi se? Amakuru ni meza. ariko ndabona unameze neza. iyi meze neza nta kibazo. nawe se umeze neza? Sibye akazi ariko ubundi meze neza, urebye ni ibisanzwe. ndumva ari byiza pe. ko wazindutse se? kuzinduka se shaba bwakeye nyine zisa ntabwo twaba tukiryamye. nari nzi yuko yazinduka nkatwe tuba turi mu kazi, nkamwe turebera muba mukiryamye igisaha. oya ariko tuba dufite nyine ibyo tugomba kubyuka dukora, ntabwo kuryamira ari umurimo. kuryamira se ariko nanone umuntu wakoze niko bavuga cyane. kuryama cyane nyine bitera ubunebwe. ntabwo dushaka kuvamo abanebwe. ariko nibyo tu abandi barahari. washakaga Jasmine se? Jasmine? ese Jasmine niwe uba wumva naza nshaka gusa, kuki se ntashaka na wa wundi cyangwa nawe nkagushaka, mwese nkabashaka? oya nyine nuko ari we nyine ujya uza kubwira nyine dosiye, nuko nyine ari we muntu ujya muvugana nyine cyane, niyo mpamvu nari kubajije. birumvikana ariko narebye nanamushakaga, hari utuntu nashaka kumubwira dukeya tujyanye na ya dosiye. dosiye se? nyine arahari no muri saro, ukagira ngo noneho yanaguhamagaye kubera ukuntu mbona bihuriranye. ntabwo bizoroha. yari yampamagaye. wagira ngo mwavuganye se twari turi kumwe muri saro nyine nawe. nta kibazo kabisa. yaje nta kibazo nyine ndi kumubwira amazi. mbona biriya bintu ari byo uzi ko hakuze abahungu akururana nabo. nabonaga wasinze waborewe nkagira ngo gusa mbabara nzogero mbabara wimfatishije izo nzoga zawe. mbabara ntituba twasangiye. wa mugore we cyangwa zana nkoresha bawumbwira akagira inkuru mbwira rero ngo wabonye nabare ugira ngo ntiwumva. wa muntu wese ko nanjye ari kuri mbibona heruka mbwira ko yari ibijumba akarya n'imboga ngo zikamutera inzoka. ibindi ntabyo nzi. abakubeshya inzoka zitera kuruka. ako uyisigaye ufite ubwa koraho mata koraho. iyo uhaze mugana ziragiye igeracyo. ese inzoka zitera kuruka. abiruga bakora mu bwanwa ntibahari. icyo uvuze kanyange umutindaroti cyababaye. kanyange ntago mukunda nkuko mukunda mugore mwiza, urabizi uri gitomati. ariko reka nkubwire iyi nzoga akayira kajya kurwina
nikazasibangane. Ose reka nkubaze ikibazo kimwe kigukurugutire mu gutwi. Uyu mukobwa wacu Valentine ko ndarizi kazanyambika ingofero hakama inkoni nkayifata gutya nkayigenderaho y'ababyeyi akakwambika urugori ukaba umugore mwiza nk'uko nkureba sheri nk'uko nkureba uri umugore mwiza pe akakwambika urugori niko agahamagaza ibirori hano yego rugore rwo kwanza giroshya koko mu by'ukuri uyu mukobwa dusanze yaratwaye inda yaba ari yandi. dore nk'uko nabikubwiraga dore ngo waraje kandi nawe amakuru Jasmine amakuru ni meza kamera cyane yego ndabona ibintu ari oke kabisa tu uriya mukobwa se ngo ni iki yakubwiye nk'uko uriya se uriya mwibure ni agasazi twitungiye hano ariko by'uriya mukobwa ni nako mubona ameze uriya ni umumararongo none se none nyine ni sawa ndabona umeze neza tu cyane ari mukumbuye bya hatari numvaga noneho singe narose buke imodoka y'akazi yaje kuntura mu gitondo napanze akazi vuba ubu rukumbuzi nari mfite nahise mbwira umushoferi ahita nanzana nose ubwo ntabwo kuzindukiye hano ubwo urumva bitazajya ibiki se bigaragara nabi mu kazi se ese mu kazi nta kibazo kuko mba nagapanze hari abandi baba bari munsi yanjye baba basigaye bagakora ibyo nababwiye neza bikagenda neza ariko mba naje no kukureba reka mba ngomba no kukwitaho gusa nyine nta nubwo uzapfa vuba kugira ngo umwana azavukire mu munezero isaba agomba kumwitaho niko biba bimeze ariko niko bimeze Jasmine wanjye karame ndabona ari neza kabisa tu cyumva ntabwo uzapfa vuba gute se ariko ko mwaheze kuri iryo jambo aha hari icyo mwari mwanteguriye se narinje nkasanga hari icyo mwamvugagaho kubera iki ntazapfa vuba kuba nita ku mwana wanjye se uri niba rero buriya nanze hari ibyo ntakubwiye kubera murumuna wa Jori wari uhari nabiketse nabonaga amakuru yose utarimo gushaka ko yampa nta nubwo ari na ngombwa erega kuko na deal zacu ntabwo azizi ntabwo azizi kandi ikindi urumva nyine ntabwo aba ari ngombwa kuvugira ibintu byose ahantu umuntu abonye biva rero ari uriya muntu azaza ejo nkundi uzamo amafaranga azaza ejo ibyangombwa ntubifite se nkundi iyo tubonanye ko unzaniye amakuru ashyushye kibi cya biriya byangombwa Olive iyo usanze hari n'akantu gake byangiritseho biba birangiye ako se shabi ugereranyije ibibazo bafite uri kumva nawe urakangombwa mfite tadano ku muntu kuramukiriya ibyangombwa byose ndabifite yaramuranga kanya ndamuhamagaye arambwira ngo ejo gahunda ahubwo ejo uzaba hari sangara n'akazi nzagasubika mu gitondo nushaka uze saa 12 ndaba mpari ni ukuvuga rero Olive rero ibintu bihari mu gitondo nyine ubwo tuzagera kandi numve akazi mfite ejo nka saa 5 gutyo saa 5 n'igice nzahita nguhamagara duhagurutse ukuri nta kibazo kandi nzaba mbategereje ibyangombwa byose biri tayari avuga makeya buriya cya gihe ukimara kumbwira ko wamubonye umbaza n'ibyangombwa subiza ko yigeze kubimbaza nahise nsubira neza muri document ndareba niba byose nsanga byose birahari rero ntugire ikibazo wararebesheje neza ko ibyangombwa bihari byose biri tayari namubwiye nta kibazo na kimwe gihari cy'ibyangombwa
ntuba si ibintu bibaye sawa ubwo nyine nta yindi gahunda ihari ubwo ejo tukwishyure akwishyura amafaranga ubwo urumva muri iki gihe nta bintu byo kuvuga ngo baragendana cash oya ni sheke nta kibazo asha no gukora transfer nkahita mbibona kuri telefone reka nsubire mu rugo ndebe transfer miliyoni 200 bakwicira mu nzu shagere kansere mu rugo ndebe atazagira ngo arebe ndi tuba tuvuga genda murebe nta kibazo ubwo gahunda ni ntugasaze ejo saa 5 n'igice tuzaba tukugezeho urakoze cyane Imana igumugisha nta kibazo umwana wawe ko biseka si umwana wanjye nyine erega nk'uko nkwita mba no kwita ku bagukomokaho bose nawera niko bimeze kuko uyu mwana ni ubuzima bwawe nanjye uri ubuzima bwanjye niyo mpamvu mba ngomba kukwitaho kandi umunyarwanda burya yaravuze ngo umwana abura nyina ntabura se nawe iyo mitoma yawe uracyumva icyo kintu uzi ko nawe ubwiwe wahise abyumva we reka da nicyo kiba cyatumye nyine nzindukira ahangaha kumvisha imitoma iri ku isi we ameze neza ariko nta kibazo nanjye meze neza gusa nyine nari nanagukumbuye nanjye nari nkukumbuye jasi ni ukuri kw'Imana pe niyo mpamvu ntungu utanamamagaye oya mba ngomba kugutungura nkareba yuko nyine ibintu bimeze neza ariko nyine nawe reba iki gitondo uzindutse umva nawe wayo ngo waryamye umutima utari hamwe pe ugira se ngo mu kazi tuba tugomba kuzinduka tukagategura tukaza nyine tukanita no ku rugo tugasubirayo gutyo naka ni akazi ndimo ntumbeshye naka ni akazi ndimo haguruka uravuze ngo haguruka dutaha uretse gato ndaziriba ndaya ni umukobwa wawe papa haguruka uravuze ni umukobwa wawe se ntabwo uri kumbona agarankureba wowe ndeba uri kunzuruguruka uyu nyine haguruka tugende haguruka abakobwa mfite ni benshi wowe witwa ndehari ni umukobwa wawe Yuriyana agarankurebe haguruka ariko haguruka ukuntu wabaye wanyikubise hasi ahagarara nkurebe ndebe kuri Yuriyana n'umukobwa nabyaye utabyemeye rero se ndase naruguze n'umukobwa wawe basi shobora n'ukuri Yuriyana shobora kwemera kutujyana oya haguruka wasinze wanyweye buretse gatoya kandi wabona iki narimo buretse gatoya ihangane basi uvuze kwinywera mu rugo ureba wabaye wikubise hasi si ubundi wajya ugabanya inzoga papa witwa Yuriyana iyo uvuze ntambaye rinete ntago numva iyo uvuze ntambaye rinete pe ngo zambare ntago zambare reka mbaze nambare umbwire uko witwa wowe Yuriyana umbwire ukuntu witwa mwana yanjye ngo ndeba neza Suzi ndeba neza Suzi ya abahungu bambwiye ngo yagukunde bazama pariseri
ingarandi yo oya abo bahungu bubihoreye dutahe papa akayira kajya kurwina haguruka ngaho bazagize umuntu uza nikazasibangane haguruka yewe kubyara abana beza Mana yanjye shubu ndakugeza ihangane si ubwo wanyweye izangaye papa reba byageze nawe wikubita hasi uraryama uretse gatoya Bikize. please stop asore ko utari kugenda wikubita hasi wakaje nkagutwara ukantwara mu maboko ugize n'Imana yende guca muri zino nzira ngwino tugende byakunywa byeriwe n'abatakunywa mbona bake ubwo urumva ibyo ndimo gukubwira atari byo sibwo iyo mbikubwira mba nkwanze mama ndabyumva ntabwo neza hanyuma ariko ndibaza impamvu ushaka kumitira ntabwo ari ukuguhitiramo shafi umenye yuko kwa mama Anita barishoboye natwe hano turishoboye ntabwo dusaba umunyu rero birasaba iki birasaba kugira ngo duhuze amaboko ejo uzagira urugo rwiza ariko ndabikubwira bigaca mu gutwi bigahinguka mu kundi mama itangiye kumamasa ngewe n'isese miraza mama nta kintu kizima ushaka kumva no guhora umamasa kumamasa umbwira okay ndabizi uri umukire nawe n'abakire hanyuma ariko ni ukuvuga ngo umutima wanjye ntaho uhuriye nuko muri abakire njye umutima wanjye niwo ugomba guhitamo uwo ubona kunze ya rabbi wala sulula ya lahula maswa rero wowe urambwira ngo nabakire ngo natwe turi abakire ngo tugomba tugomba guhuza amaboko shafi numve navuze buhoro kugira ngo nakoroheye mama ndabyumva ko mugomba guhuza amaboko ariko muyahuze mu bindi ntimuyahuze mukumatiriza gukunda umukobwa wabo kandi ngewe umutima wanjye utamwifuza ariko usigaye ufite ikibazo cyo mu mutwe ko umuntu asigaye akubwira ntiwumve usigaye ufite ikibazo cyo mu mbaza ngo nsigaye mfite ikibazo uriya mukobwa yararezwe afite umuco ni umwana mutoya yakuze tureba imico yenda yizi urumva iwabo twarabanye narabikubwiye sinzongera kubisubiramo ikindi bafite amafaranga natwe dufite amafaranga guhuza amaboko tugahuza imbaraga ejo wagira urugo rwiza nzavuge ngeze ryari Allahu akbar ariko ubundi uzageza ryari gushaka kumva ko umutima wanjye ugomba kuwatiriza gukunda wowe wifuza ko akubera umukazana urifuza icyo urashaka icyo ariko njye ndifuza uwanjye numva umutima wanjye wakunze nkamuzana hano mu rugo nkamubereka mukamushima nk'ababyeyi banjye urwanwa rwaramaze guhaguruka umaze gukwiza imyaka 30 abandi basore bose mwavukiye rimwe ntago bafite abana shafi wacha kunisumbua sikia mtoto wangu sikia maneno ya mama yako sikia ujumbe acha kukaza kichwa na roho wenyewe bina amana mama nasikia lakini siwezi hauwezi nina moyo wangu lakini mama ntago nshobora kumva ko uri kumatiriza ngukunda Anita nta kintu umuziza nuko umutima wanjye utamukunda uya ntago ari mubi ariko hari abandi nyuma bagomba kuzamura niyize si yarangije afite diplome ejo ubundi reka nze nkubaza ushaka umukazana ushaka kwagura imitungo ushaka iki agatabo byose kandi hela ndio kwa kitu cha kwanza kama huna hela huna kitu mwa hii dunia hii wewe peke unajua yuza kuba utaravukiye muri rugo rw'amafaranga ntabwo bumeze utya wiri gusokoza gasatsi ntabwo ubona abandi bana hanze bambaye n'amakabutura acitse batagira n'inzu batahamo birwa babunza agasambi ku mutwe none wowe wavukiye mu gikoma cy'avoka kuki udashaka ko abana bawe nabo bazavukana umunezero mama ndongeye ndaguhakaniye ngo ntago umutima wanjye ukunda Anita niri na rimwe